wabonye sha mu sogokuru wawe nzavuka bisara mama yaramubwira ati we are proud of you wateje imbere ubufi hindura nyine cyiza uriwe wishaguhindura umuntu uriwe nicyo cyiza cy'abantu muri Gen Z nago nabitwa ngo bamaze kurebera abantu ndabazi kabisa nago biyumva ko kabisa pe umugabo unafite ubumuga bwo kutabona ubwo kirere yamwemereye yuko we ahantu hose azajya amufata namukoraho akamenya hose ari wo mugore we yewe ahera ku musatsi umugabo ngo kirenga ntango urakina ngo urabona nawe umusatsi koko kukorega n'amafaranga yarabuze cyo tubyemererega namwe wese urimo amafaranga ugataha n'iki bibaho none se ngiye kintu wanama kirenze n'amafaranga nukunyereka ko uri wishimiye ibyo nuza ngiye bibe bihari ibyo binahubwo nibyo byatuma nisubirira muri huduzanya mugatsata kugenda kubeshya ukuneye uzasanga n'ikera ndi gusangira ishekera abantu do I live normal life. Nizere ko umeze neza cyane ndagusuje kandi muhaye ikaze abari mu majyepfo mu majyaruguru iburasirazuba iburengerazuba nizere ko umeze neza cyane kuri Ngoga TV show uyu munsi ni vibe nyinshi cyane kubera ko tuba turi kumwe n'abantu ariko nagira ngo mbanze mbibutse ko ugomba gukora subscribe kuri Ngoga TV show kugira ngo ibintu byose bigende neza cyane. Guess what uyu munsi ngufitiye umutumirwa urenze bamwita Rwagaju Rome in the building wibare nabavuga wibare wibare ndum oya ndavuga iramutse umuntu mu kigane oya wibare ushimiye umuntu umuntu akagwa nk'ikintu yatubwiye ngo wibare cyangwa urakoze muraho neza I'm very happy to be here ni show ndayikunda bya danje zimwe muri podcast ndi gukurikirana muri na minsi asiko witoze man bimeze bite ko mbona witonze ngewe ariko ndiye mfite vibe mu kanya ndatangira kato ndi stress ntabwo ngomba guhita nangira mbashwanyagurikiraho sigerata bimeze bite serume I'm good ndashima Imana 2024 yarangiye n'abanye bavuyeho ariko n'ubushima Imana n'abantu bakene no gushiduka nabo bashize usigaranye Imana yonyine 2024 yarangira ite kuri wowe 2024 yarangiye neza yarangiye mu buryo bw'ubujyanye na comedy n'ubundi nyiri gukora yego agaba byoroshye stand up ushobora kuzikweza ariko ubundi uranyibukije tukiraye bavuze stand up umuntu yakabaye yumva cyari abantu babyumva bitandukanye stand up comedy itandukanye n'izindi nzenya gute rero ni style urabona tugira action comedy tukagira stand up comedy tukagira na sketches zisigaye zikorwa ku TikTok rero stand up ari cyo gisate ngiye mbarizwamo cya comedy n'urwenya rukorwa n'imbwirwa ruhame ukajya imbere ugafata microphone ukaganiriza abantu mu buryo buri storytelling bitandukanye no kuza rero wisize wenda ivu wahengetse umupira wahinduye ijwi niba bitandukaniye rero ubwo umuntu ashobora kubifatanya byose waba uri umuhanga ufite Imana ikomeye uramutse ugize amahirwe yo kuba wafatanya gukora stand up ikaba successful na action ikaba successful uri umuhanga byose wabifatanya ariko hari igihe usanga uzi stand up ariko action ntayizi igenda gake. Okay, so 2024 abantu ngira ngo bakumenye neza muri Genesis Comedy 2023 isoza nje rero abantu bitandukanye binasekereje nje abantu bamenye nyitangira cyane kurusha ko ahubwo oya nukuri kumazi yo ngabyaye ningo to end in tears se oya ahubwo nje byabaye it is going to end in tears kuko nje muri early stages zanjye nzi ubundi dukora rehearsal yego the first time nakoze rehearsal nza bwa mbere nibwo nese mabwo na stage ngiye nakoze rehearsal bwa mbere ndaza yego numva birasekeje ya kabiri bahita ba stage yanjye ya mbere yari lit iryoshye ya kabiri nayo iziryoshye ya gatatu gutyo n'izindi kugera nko muri ufite performances 20 zose ziri kuri YouTube kuri Genesis Comedy we namaze gukora performances nka 25 ahubwo rero nizo 5 zindi batauploading izindi zose zazinyuma nizo ziri guteza ibibazo birimo kugenda ubu ngubu ufite ubwoba kuryo izo shano ushobora kudatuma bazauploadinga
ahubwo already ntabwo biba bishoboka ko baza uploading kubera ko umva stop kuko hari igihe messing up cyo tubyemeranya hari igihe messing up ugasanga na performance igiye kujyaho ntabwo wari uhagaze neza none se reka nkubaze ujya usoma comment z'abagukurikira cyane ngenda bikunda none se mu Kinyarwanda avuga ngo urwaye indwara arayirata kubera urumva udashaka ko bazaplodinga kugira ngo wumve comment z'abantu bazaguha nibyo ushobora kuba wahindura oya comment none se comment ko n'ubundi nziza ari mbi ku bintu kuri video nziza none nziza ari mbi noneho hari n'abagutega bakagukubita nta mufana wagukubita Rumi none se iyo wumvishe utakoze neza mu by'ukuri wowe n'umutima nama wawe ko ntekereza ko umutima nama wawe ari wa mbere ugomba kugira kuyobora ibintu bizima ugomba gukora so nuwe niki kintu uhita ukora noneho wenda utarebye commenting urumva ngabambwiye n'icyo ukora gishoboka cyo kiba gishobora no kukugirira akamaro no kudapanika kuko iyo uhiye one performance ugashyira kabiri eshatu ugahita ubivamo nigeze ku munsi umwe gukora stage ndashya noneho hari ahantu njya hari igishyamba tunatinya nahiye maca rwose mfite ikote ku rutugu mvuga umuntu se wanangira nahiye niba cyambere bituma uriheba kwiheba nicyo wirinda ikindi ukirinda gupanika kuko nuza stand up comedy itandukanye n'ibindi bintu byose ni urugendo ugomba kubaka kandi mu buryo bwo kwihangana n'umutse uvuze ngo ngewe rero ngo nahiye ugacika intege so zicitse uwo zicitse ikindi ni ukutita kuri performance yatambutse the last performance nuvuga ngo niba performance ya mbere wahiye ukagaruka kuri stage uvuga ngo ushanga abantu ngo ushize ngo narapfunyikiye ngo Imana imfashe ngo kwanza ufite iyo ubwo ikintu kibyica twese rega nubwo gushya umuntu abavuga suko umuntu abatateguye yego nanjye ngira defo yo kugira ubwoba bwinshi nkaba nabira n'ibyuyo uzi umuntu abizi ibyuyo mu biganza ko aba ari ikintu hari ukuntu ariko bajya bagucangamo akantu kakotsi nkabona kakugaruriye nyine yigize amahirwe hari ikintu bita nka intro yawe yabaye nziza muri stand up yego intro iryoshya ibintu byose hari ukuntu hagera kawumvisha nk'umusinzi aragukubisa akantu nawe wamukubita kandi kumva baraye wana mukaba muratanyanye muragiye ariko iyo ugiyeyo ufite ya panike ufite ubwoba biki n'ibiki stand up muri rusange irakomera bro icyo kintu gikomera kuko ni ibintu uri buvuge hari uri guca ajya kwihagarika hari uri kujya kugura akabyeri hari uri kuganira n'uwo bicaranye kandi kumva barasakuje kandi muri abo ngabo hari n'abandi bagukurikiye iyo rero uciwe intege n'abo ngabo bari muri audience hajya ushidukana babandi bari bagukurikiye batumvisha icyo bashaka n'uvuga ngo ushobora kubona abantu bane barangaye muri audience cyangwa batatu bagiye kwihagarika ukiyogirwa ko hari abandi 400 bari kugukurikira nicyo kibazo ni iyihe sore cyangwa se ni iyihe ni uruhe rwenya wateye abantu ugitangira rwabasekeje cyane rwanatumye Rumi abusting njyewe nubwo rero nshya cyane cyangwa se wenda nibigere neza ariko Rumi nta n'ubwushya abantu baragukunda mana baragukunda uziko bakubona ukigeraho urumva bagakoma amashyi bakishima ukabona banezerewe nta kibazo bafite njye bijya binangaza nyine tunabashimira abantu badukurikirana badukunda nibo badutera iyo motivation nk'ubu nigeze gushya no ariko abajene babyumve cyangwa se okay abajene bo barabisobanukiwe abantu bakuru ageje bavuga ngo gushyi bakagira ngo warahiye umubiri mbona kongoka gushya rekana nabivuge gushya ntabwo nuko umuntu aba yamesinze cyane kuri stage ni kwa kundi bitagenda nk'uko umunyarwanda byifuje no audience kwa kundi ushobora gushora amafaranga ahantu ntubone inyungu yayo bivuga ngo nahiye ariko muri audience hari n'ababasetse kuko nk'urugero hari nk'umushene twatse kumwe mu minsi yashize tuvuye muri show turimo gutahana yaragiye kudutamo tuba dufite n'abafana badutamo abarambwira ngo waranyemeje ngo kuri show y'ubushize kandi show niyo nahiye abarambwira ngo bravo ngo wavuze ngo ibintu ngo by'imiceri ngo abantu ngo rano ndavuga se iyo bravo ko nzikabwo njye numvaga nta muntu wayumvisha ariko ufite abantu babyumvisha so sometimes ugomba kuba focused ukabareka kuba drugged n'ibintu birimo kubona n'umuntu usohotse n'ubona ibyo nakubwiye ugafokasinga nyine wowe kucyo ushaka abantu ukavuga nyine abantu bakakumva nyine
urumva nyine nuko nkuko biba bimeze. Urwenya wateye bwa mbere rwatumye nyine umenyekana nirwo nshaka kuri Ngoga TV show bana banabyumva. Urwenya nateye bwa mbere rugatuma uboostinga man je ibora byatumye boostinga naje no kubikwitinga byari ibora by'abage byari ibora by'abage ariko nyine abantu barabikundaga ariko ukaba ushobora gushiduka umuntu agutayemo mu buryo bumwe cyangwa abantu bagashobora kuba bashobora gukeka kuri muri LGBTQ community cyangwa se byamamaza. Nigeze no kugirana na mushiti wawe performance iri heavy cyane ivuga cyane ku bintu by'ubuge mavide bagira ngo ari batwishiye twese gukorana nka 7 minutes ivuga kuri games azana no twatunu twagurya exactly undi abantu benshi bamenye kuri utwo tuntu twagurya ariko ngeze aho nabonye ibintu hako nabaga nicaye nk'ahantu nyine umufana yagiye kunamo nkabona nk'igisore kigize gutya ngo kandi weza nyine ruko yagukunda ruko nyine hari nigerega bigeze wa approach ngo nabage izina rya Yesu we ntago ari mu izina bizabaho ntago ari mu izina rya Yesu approachinga ka yakashara se oya nago bibaho tuko bashaka ku approaching so ngiye nibyo nanze ko umuntu ashobora gucya hari nushobora kutinya kugufana cyane kwa gakeka kuri ge so nanze kujya muri yo si cyane ya content y'abage ariko urebye nibyo binabage cyane bankunzeho hari bora nateye kuvuga ngo ukuntu ngo naciye muri urumva hari ukuntu dutera blog noneho ukavuga ku bantu nyine cyo kwanza navuga ku bage nyine ngo baranyitambika muri quartier nyine hari ukuntu nabo offendinze muri audience ngeze muri quartier baranyitambika wabavuzeho muri audience utera urwenya no navuze ukuntu nyine urabona ubundi nkaho naha mu Gatsata muri hood hari kure abantu bakwata kubura kari abajamo nyine akoze icyuma hasi umuriro ukaka akubita ibuye ubona none ngiye kubona nyine mbona abantu nka batatu baje banyaproaching bavuga mukavuga ibintu ugasubira ngizo ball bakavugaga ndavuga abaji ninjye guhangana nabo nk'umuntu uri straight utari gay yari ikibazo nanjye mita big bari ngo kumana nanjye maze nduwanyu oya iyo bora yatumye abantu baza bakunda ibyo bora by'abage cyane cyane cy'abantu banze niba ngora n'umuntu ariko n'ikindi kintu abantu bankunzeho ni stories zo mu Gatsata nyine kuko harakuna by the way I'm big fan nanjye ndagufana cyane kandi ndabizi since the day one Rabiz kabisa kandi mu Gatsata kandi ngewe rero ngiye nagufaniye before you kumfanira ibyakomeye ngewe buranda umuntu umva radio ngewe sindeba televiziyo kuko ndebye televiziyo y'amasarani cyane radio nkahindukiza kuri za Power FM mvugezaho kubita urubuga rw'imikino. So I was a big fan before. Thank you so much. Prior were big fan. Sinakubwira gasango sinakubwira ati ngiye kujyaho noneho uturasoza cyane I know ariko tagufana nago wenda umuntu yagutumiye kugira ngo nyine nuko bo hari ibintu byiza warakoze cyangwa se uba umaze gukora by'umwihariko muri urwo rugendo uba waratangiye. Hari cyo yawe nakunze hari ukuntu yo mu Gatsata kuko nyinshi nizo mu Gatsata story byinshi ariko nyinshi nizo mu Gatsata ariko by the way dushimire na Merci ndetse n'ubuyobozi bwa leta kuko mujya mugira amahugurwa yo kubahugura kubijyanye n'uburyo ushobora gutera urwenya utibasiye umuntu utabangamiye umuntu kugeza aka kanya umunyarwenya wese ndakeka ko umunyarwenya wo muri Gen Z tumaze guhabwa amahugurwa y'abakomedi yarenza y'undi muntu wese yabara ko twakoze amahugurwa ya UNICEF atubuza kuba hari blague twagiraga tuvuga ku bagore kabavuga nabo umugore narakabonye na publicité yako ko kuba hindura blague change the punchline change the punchline yego twakoze mu minsi mikishize cyakoreshwa na Rutura ndetse n'abandi barimo abantu batandukanye twakoreshejwe amahugurwa na Twahirwe Mable umwe mu banyarwenya bakomeye bakoze urwenya bararwize hambere kabisa ari mu bantu bize urwenya hanze tumaze guhura n'abantu benshi Merci duje n'abantu benshi
umunyarwenya ni umuntu uhura na Alex Muhanji, ugahura na Salvador, sure, ugahura na Oker, ugahura na Eric Omondi mu buryo bworoshye. Amasomo maze kwiga muri uko kubahugura urabona hari kirimo kugufasha mu rugendo rwawe rwa cinema? Mu bijyanye n'imyandikire, I am good at writing jokes. Ndimo gushaka version yanjye ku mahugurwa namaze kubyumva pe. Ahubwo ndi gushaka version yanjye hari igihe usigara urwana n'ibyawe, wenda tuvuge urwana n'ubwo bwoba, urwana no gukontrola audience, urwana na movement zo kuri stage, ariko ubundi mu bisanzwe mu bindi byo byinoze amahugurwa byo ifite full package. None ahubwo kiba gisigaye no gusigara urwana nawe, ukirinda guswetinga cyane, ukirinda hari ukuntu umuntu avuga yiruka. Sure, njye bikunda kumbaho, ushaka kuvuga joke nziza ariko ku buryo nabwo umwanya wo guseka. I know that. Kandi ubundi to be a good stand up comedian, ugomba kuba wuje ibintu bitatu. Ugomba gusiga space niba utanzemo joke umuntu agaseka, umuntu abanza yiseka yihage enjoying yumve what next. Rwose ugomba kuba ibyo urimo kuvuga ujyana nabyo. Niba uvuga ngo umuntu ngo yarahengamye wowe ukawemye, urahengama nkawe, ni umuntu yagiye kwinjira muri bisi nawe winjiramo. Niba mwarabyinye nkakubwira ngo urimo uramusunika nawe nyine ukabigaragaza. Ubwo ni joke. Ari warambwiye story yanjye wakunze? Yego, story yanakunze, ntabwo nibuka neza, urazangira ngo kwinyibutsa. Ni umugabo ngo wari ufite ubumuga bwo kutabona. Ni igishego. Ni igishego, ni dirty joke, ariko ni dirty joke ku muntu uri dirty. No, ntago ari impamvu nari mbikubwiye, ahubwo ntago ari igishego. Impamvu atari igishego, nta muntu n'umwe wigeze wumva ibyo bintu yafasheho. Ugomba yidusubiremo baza. Ni kwanza ni true, nize nk'ari true story. Urabona hari mu buzima busanzwe n'umugabo wari ufite ubumuga bwo kutabona. Yego. Noneho aturanye n'umudamu witwa Kirere. Yego. Abantu batazabifata nk'igishego. Reka kwanza bibasobanure mu bumva ibyo ari byo. Yego. Ni umugabo wari ufite ubumuga bwo kutabona. Yego. Aturanye n'umugore witwa Kirere, bagakunda kwiganira. Umugore witwa Kirere nawe nta mugabo yari afite. Noneho baganira, uwo mugabo udafite ubumuga bwo kutabona akabwira Kirere ati ariko Kirere nubwo buriya mu bintu bimbabaza, si uko nareba pe, icyo nta kintu bitwaye. Atari ko buriya Kirere kanga se kibabaza ni iki? Ati buri mu bintu bimbabaza ni uko kuva nawo nta mugore nta mukobwa twabona. Rero agakunda kubibwira Kirere cyane. Kirere ashaka kumushyira nko muri test. Avuga ati ariko kuko nakumbwira ibyo bintu wazaritse nka gukizamini wagitsinde. Ngiye ngo umugore wawe. Ewa umugabo arishima. Amugiye kizamini rero. Amubwira ati tuzajya mu nzu, ukoreshe kuri buri gice cy'umubiri cyose. Igice cyose uzakoresha ntukimenya. Wowe uzaba umugabo wanjye. Umugabo avuga ati byoroshye, bajya mu cyumba. Ubwo umugabo unafite ubumuga bwo kutabona. Ubwo Kirere yamwemereye yuko we ahantu hose azajya amufata, namukoraho akamenya hose ari wo umugore we. Ewa ahera ku musatsi. Umugabo avuga ngo Kirere ngo ntabwo urakina, ngo urabona nawe uri umusatsi koko, ngo rakwisa karakoka. Ngo ni umusatsi ngo nawe ndawufite. Amukoresha hano ku ijosi. Kirere ngo zingane ku ijosi. Amukoresha hano henshi. Atangiye kugenda amucangamo n'utuzamini. Akamukoresha nko mu nkokora. Hano umugabo akavuga ngo Kirere ngo zinganga ngo ntabwo ari kwivi, ngani mu nkokora. Uwo mugabo atangiye no kwishima kari butsinde Kirere. Kuko ahantu hose yararimo hakora, hazi mu maso hose. Nora ngo Kirere ngo ahantu yamukoresheje bwa mbere, ngo yumvishe bwa mbere. Garavuga ngo yewe ngo Kirere ngano n'ubwa mbere mwumvishe. Ngano ngo simukanwa uko numva namenya arimo. Ngano washyushye gutya. Urumva? Narese yewe nabikoze just your story kugeza n'isa. Iyo story nayanditse ndi kujya nafite performance nk'uyu munsi. Mfite performance ejo. Nabuze joke bro. Noneho ngikora ndi muri Kwasiteri ndimo kujya ibutarengera ngo turakana iyo mfiteyo. Ibaze ko nayitekereje nayo nkaseka. Iyo joke kabisa nahise mbikubwira werengeye yirandangije iranyishe. No kuntu bivuze ngo nazangire eshatu wari utanze z'uburyo umuntu agomba
guperforminga anakora hari ukuntu wabivugaga usinziramo nkabura nyine uri muri acting back in the day mu minsi yashize jewe performance zanjye za mbere zari heavy cyane kurusha performance nkuru kubera ko sinzi mu General Clapton Kibonke niwe urimo kubitubwiraho hari stage ugeraho nkabura pirate cyangwa umushumba ntago bafite ubwoba kari bukomenga abantu ngo baseke ahubwo bari kurwana no kuvuga ngo nishe suko ko biragenda pirate n'umushumba ndi muhira hari stage ugeraho ugasigara urwana n'ibyo wari ukoze before ariko nk'umuntu uje guperforminga for the first time ashobora nta kintu abaho warakubita kwashatse niko rero twatumeze mugitangira at the beginning twakoraga neza n'abadudo bose n'abandi turi aba storyteller beza ariko uko iminsi igendeza n'ubwoba no kujya kuri stage nyine urumva hari ukuntu umaze no kwandika izina mu bintu kavuga ati noneho biransaba imbaraga nyinshi z'umurengera kugira ngo abantu bazakore neza n'abantu baze guseka noneho wowe wenda ukaba udafite n'izo story cyangwa iki ukumva utangiye wowe kwijena mu mutima wawe gusa ubu nimvuga ibintu ukumva nyine ugizemo weakness kandi mu kubera ko mu gutangira uvuga ati nareba ko siko nyizamuka nyine nta twebwe radefo tugira ubwo n'umuntu kuri gate ngo ninaseka kwanza icyo kintu ubwacyo tutangira kugira ubwo amarangamutima ye ndayasekesha gute ariko none ikindi cyiza nk'uko wabivuze iyo abantu none batangiye kumenya nko muri Gen Z hari n'igihe uza no nari amashyi niyo yaba amashyi 10 arakumotiva niyo nta blague afite mwana ari igihe umuntu ajya imbere y'abantu nta blague na nyine afite cyo bikunda no kumbaho n'ahandi usanga umuntu ni ikintu kizakorera ko umuntu nta blague afite nta n'umuntu agera kuri stage ngo ngoga urumva ngo ndakubona ngo Franco hari igihe ubikora mu buryo bwo kugufasha kugira ngo utinyuke ariko hari igihe ubikora kubera ko nta joke ufite gusa nabyo ni byiza njyewe nekereza as my opinion nekereza ko kubavugaho ndena ndakubona runaka is fine ni byiza muri moment kugira ngo usetse abantu birangiye ariko mwatwe nk'abanyarwenya bibaye byiza ntabwo byakabayeho nibyakabayeho kuko sinubyo hari abantu bakunda kuvuga ngo muratuvuga tugize n'amahirwe uko ufite set ugakora rimwe kabiri gatatu utavuga ku muntu byaba ari amahirwe ko waba urimo kwitoza kuba stand up comedian ni storyteller mwiza udafite ari buhure na audience for instance nk'uba kujyanye nko muri church yego nta muntu n'umwe uri busange yuze sure kabisa cyangwa nyine uri bugende tuvugiye muri comedy store cyangwa ugiye mu birori bitandukanye ugiye mu bukwe cyangwa ugiye mu bukwe nuri basange babantu usange uvugaho hari n'igihe ushobora no kureba umuntu ufite uruhara wabivuga akaba ari umuntu uri ni umusaza wenda cyangwa se wese abana b'iki basigaye basuzugura akaba ari umuntu urakara vuba urumva hari abantu benshi bari grumpy ushaka kumubwira ngo umutwe wawe uri gushashagirana mu bukwe agatahaguruka akawukubita icupa so bibe byiza ko wowe witoza cyane kuba storyteller mwiza ugatanga joke zawe ukanavaho utiri ujya kuvugisha na audience kuko usanga n'igihe usanga uvugisha umuntu agakomeza akakuvugisha ugasanga wibagiwe ibyo wari ugiye kuvuga cyangwa umuntu agahaye nk'amafaranga gutyo gataha amafaranga yo atuma wibagirwa n'amazina yawe iyo umuntu akuzana bitanu rimwe undi akaza kabiri gatatu kane gatanu uhita wibagirwa ibindi wari urimo uhise unyibutse ukoze hasi unyibutse ubuye n'aya mafaranga menshi wafashe muri Jerry's Comedy kubera gusetsa abantu ku munsi umwe kwa kundi abantu bayakuzanira ryase jewe rero ntago nigeze mfata amafaranga menshi kuri stage pe wapi pe kwa ko ngiye n'ukuntu nanateye ngiye ngize amahirwe audience igaseka mvaho niruka nabyo kumwe ngo ndagaruka mu mafaranga ariko nagiye kuri stage narayahawe ariko amafaranga ahubwo buriya abanyarwenya cyangwa n'abandi bayabona inyuma ahubwo basoje stage kuko hari n'abantu batinya kuza imbere hari kuri reka mutere story rero man buriya ikintu cyitwa stand up comedy nago twatuzi impact byagize ariko buriya nanamusuza ajya kunda kureba status zanjye no mugabo umwe wo mu Faransa ngewe yigeze kuduhamagara ngiye n'umushumba tugahereza abantu muri shop ngo tugende bacuruza imyenda n'iki tumugende mufata icyo mushaka n'ibyo biba birenze n'amafaranga kuko iyo ugiye kurebera ku by'amafaranga ntago hari n'abantu rega abantu bishimira abantu baba amafaranga
kukorega n'amafaranga yarabuze cyo tubyemereraga namwe wese urimo amafaranga ugataha n'iki bibaho none se ngiye kintu wanama kirenze n'amafaranga nuko unyereka ko uri wishimiye ibyo nuza yanjye bibe byaje ko amafaranga muri sasiga yadu wakoze muri sasiga atanga amafaranga Imana ishimwe cyane wabonye blague pe ariko menshi kandi kabisa ni gake pari raporo reka mbivuge gutya pari raporo kuko amafaranga ukora kuri stage impamvu icyo kibazo hari abantu benshi bakunda kukibaza ngo ari ngo Merci ngarabishyura ngo abaha amafaranga nubwo nawe ajya bikomoza avuga ati ngiyewe mbaye ikintu bita platform ubundi mukishakira n'ibyo birakaniki ariko abazi ubwire barabizi ko n'amafaranga abaha amafaranga reka bivuge wowe rero ubamo rero amafaranga Merci agohereza kuri performance imwe nakazi wakora ngo bayakwishyura ku munsi exactly ubwo bayakwishyura ku munsi umwe shasinze wawe nako nawe akazi kawe karenze usana wakora akazi bakwishyura amafaranga arakuri kandi noneho ukagira nyine niyo platform abavuga ariko none hari igihe ukagira akanagufungura n'amarembo mu kwamamaza mu ikintu kirenze n'so abantu bose ni bafite akazi ba pirate ni babonye tuzi kuri za Royal FM pirate barimo akora kuri Royal FM akora iki arakora ngo niba ikiganiro na Tino Dunda show afite ikiganiro cyiza kinaryoshye naracyumvisha ariko ntago keretse niba akora na Tino niba ari Tino akora kuri Kate Radio ni Kate Radio na nigiti njya myitiranya ni Kate Radio akoraho bamuhinde n'abantu bafite ama contract yamamaza neza yamamaza akose muhinde umushumba afite ama platform meza muhinde twari tuzi rero bura kera tukimubona twari tuzi ko wenda kuba ari muremure cyane aturutse hasi aturutse hasi hasi kuba ari muremure kuba nyine ari muremure cyane aturuka hasi buriya rero kamuhinde musetse uretse se gato twari tuzi ngo ni ikibazo cy'ubukene amafaranga muhinde kumaze kuyabona zana kura jajuru kurujejuru ariko rero bari buriya muhinde ariko muhinde n'umwana mwiza turamusura ni insiyanye cyane ariko next time ahubwo kuganira hano twamaganiriye kuko yabonye platform muhinde nta kintu kimushimisha niyo muri ahantu akabona umuntu asuma ewana bamukata buri ruhande rwameze gute nawe akabasifra ahagaranye nawe no mwicara gaye murabibona se ariko nabwo namugujemo muratari mugufi cyane ejo nabonye anyway reka nze nyigaruke ejo nabonye ari kumwe na Nzovu muri Genesis Comedy Nzovu avuga ati wabonye sha mu sogokuru wawe Nzovu kabisa aramamagara amubwira ati we are proud of you wateje imbere ubugufi ariko gusa nta muntu mugufi baho ibyo bantu babyumve neza kandi rero twigeze kujya tujya hari amashoti twayaga dukorera mu bigo by'amashuri harimo udufaranga noneho twageramo kumva barimo baravuga ngo ati umuntu nta nubwo ari na mugufi nta nubwo ari na mugufi aho yacagaho bakabona abasuma kandi nakaje ya nta umusore no gushaka content gira ngo content y'ubugufi ntabwo ikintu yakikoraho ntago ari cyane yarayihoreye ariko nta muntu mugufi baho umuntu aba mugufi bro dore ibintu abantu bitewe n'uwo bahagararanye bahagararanye nibwo umuntu uvuga ngo wenda ngo ni mugufi uriya sumburiye ariko nawe ubwawe hari uwundi ubusumba ubuse uruhinja n'uho urusumba nubwo waba uri mugufi bingana gute so bibaho Rumi utandukanye gute ndashaka guha credit muhinde abantu bari bazi ko muhinde batazi kwandika izindi muhinde ni umuhanga mu kwandika izindi jokes zitandukanye n'ubugufi uko yandika izubugufi iyo support uyakira gute kuba umuntu mukora ibintu bimwe yemera ko kwitangira wanabigezemo mbere yawe byakira gute muri Genesis twebwe tugiye ikintu cyo kwiyumvanamo sure aba Genesis barakundana that's nice I really appreciate it kubera ko it's like family kwanza byakozwe na Merci sure Merci we yubatse ikintu cyo tumeze nka family nago ngewe uziko muri Genesis murashona guhabwa amafaranga 100 kuri stage akaza twese n'uri muga sharing bikarangira agiye yahereza umwana ngatega cyangwa se umuntu ashaka kuba afite jokes nyinshi akagusharinga kugira ngo nawe utaza gusa hari joke nakoze nahawe na muhinde hari joke muhinde yakoze na muhaye hari ushobora gusanga ari joke nakoze nahawe n'umushumba hari ushobora gusanga ari joke umushumba niko uko bemeze iki nicyo kintu cyiza cyane rwose wari ukirimo kumuha credit namuha nuko icyambere ano umwana mwiza
kandi ikindi yaradufashe man buriya muniga amaze gukora performance 40. Wow. Njye maze gukora ngira ngo 20 performances kandi rero buriya muhinde nahusha man nta performance igihe nahusha bro arakubita non stop ikiza cyagira joke ziri short and sweet short iminota yari myinshi bari 5-6 ahita yicomoke ubu nawe byarahindutse kubera ko ari asigari pure comedian avuga story akubwira story ngo twagiye handi kumwe n'umuntu naga kivuga za zindi z'ubuguru nawe rero asigaye akora imbogo iminota myinshi ageza nko muri za 18 iminota 8 muri stand up abandi bantu ha credit muri Genesis Comedy bari close cyane ni bande abandi bantu ba credit sugira ngo buriya no kubona mpamvuze muhinde naba abanyarwenya bose aba bose umushumba pirate ba cardinale bose kako impamvu bose ba credit nuko dukozwe dukora rihaso before yuko tujya imbere y'abantu dukora rihaso n'abantu babyumva hari abantu bazi ngo murabyuka ku munsi wo kwa kane bavuga ngo rumara hari yabonye post bakagira ngo kwa kane azaza hari abanyarwenya babazi ko abantu cyangwa se n'abandi nyine hari abajene babashaka kuza gusetsa yego afite niyo spirit abyumvamo noneho wakaza azi ko bari tuwe mu stage ariko nakubeshye hari abanyarwenya benshi bamaze igihe ngo bakubita muri Gen Z hari abaje kuko batangira bahita bakomeza ariko hari abandi bamaze rero nk'amezi nk'atanu ari muri rihaso akora bikanga akagaruka kugeza ku bwakanya hawe stage akarimo gukora no kuvuga ngo mugira igihe cyo kwiga n'abahamagara Merci ariko Merci ngo ngo kugiye kubutakira kuri posta ngo ubona ngo abantu bari bamenye ko ndi bukore gute nuvuga ngo no muri jede habamo stage niba numvise neza bivuze ngo umuntu ajya kuri la post bitewe n'urwenya yateye muri rihaso oya post wapi nushobora no guhita ubyuka ngo ijyo ahubwo ujya muri rihaso kugira ngo uzabone stage na post okay guhera kuri stage just nuko wabanje gukoma abanyarwenya bagenzi bawe muri rihaso muri kugira ngo opening muri Genzi yego uramanza blague zawe zikemerwa muri rihaso opening ukora ugenda ukora baguha post so mukora gute rihaso rero kugira ngo n'umuntu rihaso turaza twicara kandi rihaso nizo zinakomera cyane kuko ndumva ngiye binagoye ko gusetsa umunyarwenya mugenzi wawe oya no kurundi ruhande rwa byoroshye ko ngiye mpita numva na blague utari wanayisoza ahubwo nanone hari abantu baza kubera n'ubwo to dufite no gusererezanya n'iki akabara babaye abivuye wabashe kuko man audience risake man audience n'abana beza uziko ubwo audience ngo mukomo cyo yakomaze ari n'abake baje none twebwitwe ngo tukoma amashyi turavuga ngo reka tuyakoma ariko n'umuntu urashye nibyo ngibyo nibyo rero usanga kenshi nk'umwana yaje cyangwa se n'umujene ushaka gukora urwenya hari igihe aza bigapfa kandi ikindi muri Gen Z muri rihaso nambe iyo zabaga hari igihe wasanga n'abandi bantu usanzwe zibakomeye hano ugasanga nka Zabayaje nka Kibonke ugasanga nk'umuntu warusi kuvuga ati we munda musetse gute bigahera ucika intege ngera kubwiza ukuri hari abantu baje bamaze kubivamo ababyiwe narago ari n'ingero z'abanyarwenya banakoze bahinze bakabivuga benshi cyane barahari rwose benshi cyane ariko haba hari impamvu nyinshi zituma hari ababivamo kubera ko bafite izindi career ziri successful cyane kuri stand up ariko n'abivamo kubera ko bacitse n'iki so umenya gute rero okay mbere wenda yuko tuza kwinjira no ku cy'umuntu wenda asabwa umunyarwenya ko yakwinjiramo utandukanye gute urukundo rw'abafana n'urukundo nyarwo kuko iyo wamaze kuba public figure urukundo rw'umufana gari rya gusura no mu rugo urukundo rw'anyarwo umuntu umufana muzima gukura byanyabyo agusura no mu rugo akamenya no mu rugo akaza yitwa bango akaza inkokora zireba imbere oya akaza yitwa cyitwaje iyo bavuze ngo kaza cyitwaje icyifuzo nyine gufiteho cyangwa se n'ikindi kintu cyose urumva umufana icyo kibazo ni cyiza bro abanyarwanda baraharara abanyarwanda baraharara cyane ushobora gucana ushobora kuba wasekeje abantu muri audience noneho urimo gutaha umuntu agasanga uryamye hariya duca neza hariya munsi y'inzu akaguca akigendera atanakuvugishije nicyo kibazo kiba muri twebwe cyangwa se twebwe na audience abantu tuba tugomba no gutandukanya
aricyo kintu tugiraho n'abanyarwenya ntuzabona abantu bameze gutyo ngo goye mugire ngo nuza kuva kuri stage murakomezanya mu buzima busanzwe oya iyo ukomeje uzabirebe neza niba ushaka gufunda ikindi kintu cyawe ntabwo abantu bose uhita ubabona kandi waba uri imbere hariya ukumva ngo nibwo rero ubona babakunzi ba nyabo ushobora gukora show hari abazazikora b'abasiniya muri Gen Z wenda bazagenda babibona azayikora yitwa ngo yarasanzwe arebwe n'ibihumbi n'ijana kuri YouTube ariko natangaza yanakoze na media tour haza abantu batarenga ijana nibo bakunze rero nibo bakunze kabisa ese tukiraho nta mukunzi wigeze ukora muri Jen's Comedy umukunzi nakuye muri Gen umukunzi cyangwa girlfriend oya nta girlfriend nakuyemo hari ugira se ubundi nawe ngira kubera kitamugira se njyewe ararize oya uzamuze ngereka mvuge ku bintu bya girlfriend by'inkundu cyane cyane noneho mu wastar kuko nimwe mukunda kuvugwamo ko njye ntabwo I don't count myself as a star no ibyo bintu nibyo byatuma nisubirira muri hudu zanye mu gatsata kugenda kubeshya ukuntu nteye uzasanga nikera ndi gusangira ishekera abantu I live normal life kandi sintekereza ko rwose umuntu wo muri Gen Z yatangiye gutekereza ngo ngame star yewe nekereza ko nubwo waba hari ahantu nyine wageze ufite abantu bakuzi banakubahira ibyo bintu ariko wishaka guhindura nyine uriwe wishaka guhindura umuntu uriwe nicyo cyiza cy'abantu bo muri Gen Z ntabwo nabitwa ngo bamaze kurebwa n'abantu ndabazi kabisa ntabwo wiyumva ko ni urugero rwiza rw'abantu nyine ntabwo star rwose kandi njyewe I don't wish to be star njye gukora stand up ntabwo nabikoze kubera ko nshaka kuba star nabikoze kubera ko nari maze my father passed away kubera ko njye nafite papa usetsa cyane ariko ari we yitwaga Ruzindana Michael n'ubundi nitwa Ruma amazina ye so nabikoze kubera ko nari maze kumubura Ruzindana Michael Rumi yes Ruzindana Mani Rumi mi nuvuga ngo RU kuri Ruzindana MI from Michael ntabwo nabikoze ngo to be a star ngo nambare ngo shene ngo zigera hano ngo nere balance gupfumure ngo wapike bose njye nabikoze kubera ko nari maze gusobanukirwa ko umuntu ugusetsa cyangwa se umuntu w'ibyishimo ugira sense of humor muri kumwe ari umuntu wingira akamaro so mbikora nanjye navuga ngo ariko mbigerageze mu kimbo cya papa nanjye ngenda nitsekereza abantu so mbikoze for the first time biremera kugira ngiye nkunda umuntu unsetsa ngize amahirwe ngagira amafaranga mafite ubwo ko nashobora kongera gukora stand up ahubwo ngiye najya mbera ahantu najya ahantu kugira ngo nseke bakunda kwisekera ariko n'ubuzima busanzwe ngiye nkunda guseka so rero ikintu cyo kuvuga ngo girlfriend we ngiye urasingero reka mubwize kuri mana ijambo girlfriend sheri shu bu ni iki byakugora pe barumva umuntu abatanagukunda pe bra mana ahubwo ijambo umukunzi bro ijambo umukunzi cyangwa se partner ni ikintu kirenze kuko bu mana uzikura n'umuntu wese ngo sweet mezite sweet ahubwo ngiye ndifuza hari ukuntu ugira umuntu ugukunda bimwe biri deep nta kintu kimwe ashingiyeho bro kabucumbagira akakwemera mana ukabureba ufite lazy eyes uremera ari umuntu akakwemera so umuntu nk'uwo kumubona muri no myaka muri no si turimo akakanya biragoranye ariko I hope umuntu ubuzamubona so ngiye rero mbonye umukunzi muri Gen Z byaba ibintu by'imiguruko byo guseka ngize ibyago nimbashe gusetsa yakwihorera umva rero mbonishakira umuntu uzahurira nko muri hudu nko mu gatata dukubitana dukata mu mujya kugura udushyimbo twa miti uriya muntu wundi wanjye Ruby umuntu ushaka kwinjira mu rwenya arasabwa iki ariko se nanone azihanganira iki umuntu ushaka kwinjira mu rwenya icyo bisabwa cya mbere ni commitment ikindi ni ukuvunika ubwo kugira ngo utekereze ikintu gisetsa abantu manicaye nko muri gato nko masaha cyane z'ijoro abantu bakumva ndasetse akantu nekereje kango kagakoma abantu cyo kumara n'umwaka n'amezi n'angaye ngiye nakabura ku kantu ariko ndi nk'ahantu nkavugira muri interview hano so icyambere ni ugutekereza cyane commitment ikindi ni ukudacika intege kuko mana
icya mbere uba uri burebwe n'abantu 200 kandi still uri block uri block ni umwana ubuzima kugira applause uyu nguyu man uragenda ukarebwa ari 80 bikaba bikuzi ariko wowe first banza umenye ubuzima bwawe man banza umenye ubuzima bwawe uvuga ngo ngende cyari wa wundi umeze gutya hari umuntu bijyamo akahita yumva akahita avuga njyewe rero ngiye kujya nshaka amafaranga uri wa gatanu ngiye kunywera mu kabari gahenze karimo abandi bastar abantu urashaka kwita wubaka indi status utari ufite so kenshi na kenshi naho twebwe duhera tukabura brag kuko niyo ngiye nateraga stories zo mu gatsata z'ubuzima bubi cyangwa se z'ubuzima buri funny narindimo nkaba nagiye kumva ko rero ngewe ngomba kuzajya mu kabari ka danje urumva nago umukire ni yagutera brag ngo nawe witera abantu cyangwa se ubiseka akubwira ibintu bijyanye na business kandi story brag ziva ku mihanda mu bisi mu mabisi uri bukagitera brag mu motari z'abamotari bro zo mu gatsata ukuntu inzu yanjye yagiye zari ayo yisanze man nkavuga ngewe inzu ziba ziregetse mu hurigere rya ku giti cye bro zari brag z'ubuzima busanzwe buryoshye kabisa none utangiye rero kubivamo no bivamo urabura icyo ubwira abantu na story ubundi mu comedy mwiza ugomba kugira story iri umuntu wese afite story ariko murakubwiye ngo nabyutse mutaninjira muri Range Rover y'abana ncabora mu gacyayi nitujye kuganira ku mushinga hari nzitimo kubakisha mu ibyo ntago bisekeye jewe go ninde waseka hari no wakugiriye ishyari ufite ako ngiye niza kubwira ukuntu nayo ndi kumwe n'umunyonzi akabira ibyuya bya danje nicaye inyuma ya agahaguruka ngatende abantu yaricera we yabize ibyuya bikini ora bishangiye n'ibireba sibyo so nicyo umuntu abashaka kumeza nyine ubuzima burahinduka simvuze ko abanyarwenya benshi barimo baragenda babona utuzi n'ikiriki babona uza gutumwa imerere wawe yego wikwerekana kwanza n'abakomedies kwe ukuntu tumeze ndamutse ngiye imbere nambaye filme nambaye igishene cya danje nta pocket nambaye urutimba abantu bahita barangarira byonyine ubundi twebwe bishoboka ugenda wambaye agashati k'umweru gasa neza n'agapantaro n'agakweto ukajya imbere y'abantu ukavuga dukeneye story kurimo so umuntu ushaka kuza mu rwenya ba wowe nicyo tugushakira kuba wowe uzi tubwire hari iwanyu nk'uko Kepaje akatubwira Nyaruguru umuntu akayimenya nk'uko twakunze nsabe ko akavuga kiriya kiri iki wawe wowe za utubwire story turyohere yawe man umwihariko wawe twumvukumese ninde ujye ukunda stories muri Genesis njye nkunda stories muri Genesis tugira story kabisa ukavuga ati nanjye arankunda dudu buriya funny enough njye nkunda nanjye story zanjye nanjye ndazikunda bene yimbye irandyohera nanjye ko urumwe mu bantu nka buriya nka reka nk'urugero Mushumba ni inshuti yanjye Mushumba we ukuntu ameze he's so serious iyo teye story ntajya aseka you get ariko wowe yiteye story yawanze kagaseka jewe joke yanjye bro uzareba mu performance yanjye ari successful ayo nakubise ngakoma uzabana abantu bahagurutse kumba business akiyo joke sekeje pe kandi nabashe kwikora mu bizi kubona y'ubuseke so bandi banyarwenya benshi nabo barasetsa ariko bo bafite imyariko yabo urebye nka pirate no umuntu uvuga ku acurika ibintu naga ibintu by'ifefeka ashobora kubwira naga ari storytelling cyane urebye ku Mushumba afite bora y'ikinyamurenge nawe usanga atari storytelling cyane afite aksayi umuntu akunze usanga basa nk'abatera story nka Muhinda atera story nka Duda atera story handi muje nawe atera story tizi ako tizi shajyaga nijwi ryiza cyane tizi narimo kumubona neza tizi abari mu bindi bintu nyine nawe ngira ngo ni umwubatsi buri komeye okay umwubatsi komeye ariko nuza kunda gucurika kuri icyo bita niba ari igifefeko so when it comes to ku bintu bya story nabura rwose agira story dudagira udustere nawe twizana ukuntu ngo yari kuri na papa we na neriwe yamba ari bora zose ukumva ni sawa cyane so umuntu rero ubwo nyine umaze kubisobanura neza umunyarwenya ushaka kujeninga cyangwa se guza gutera urwenya utubwiye agomba guhozaho no kwihangana no kuba we kandi akabikomeza mpaka abaye na successful cyane ni irihe tafari Merci yashyize ku buzima bwawe Emmanuel se njye bwa mbere ryo gukora performance zikora nta buraye bro
urwa buraramana ukabona ibintu byose biraryoshye mu nzu waca ku myenda ukabona iraryoshye waca ahantu hadanaje tudimu ukabona indimu ntari wayirya inzara ikagukoma njye inzara yigeze kunkoma no story nateye niyo ngiyo inzara yigeze kunkoma muri geto nsigarana umuceri wonyine bro umuceri nta mboga ntaki nta mboga bro ari umuceri wonyine none niga umutwe rero nibyo umuceri wonyine uzaba nyine mbona niwe uranashishuka urewe nyine nawe usigaranye wonyine wo n'umunyu none niga umutwe nkajya umuceri umwe nkawumutsa kumuka none ndi nkawuteka ngashyiramo amazi menshi ugasa nk'utose mwaro wa undi wumutse nkarenza wutose nk'imboga urumva izo ari story zo muri Kenya no ngo warishaga umuceri undi ni ukurisha umuceri undi so itafari tuje kuri story yita Merceman yashyize itafari ku buzima bw'abantu benshi aka kanya niba umuntu yareka ibindi byose abakora wa Gen Z wayikora nk'akazi kuri Gen Z kabisa njye nafite ibindi nkora mu buzima busanzwe urusanga na kenshi n'ibituma tunaswayinga cyangwa se bikatunaniramo gake ariko tuba turi bize mu tundi tuntu umuntu ashakisha mu by'isi higa so ariko akitafari yashyizeho nuko yamaye akazi ni no gutuma umuntu abantu bakumenyamo gake bakumenya ubwo ni platform muri rusange imaze kugenda izamuka so ibyo byose yarabikoze nawe haraho maze kugera kuri ubu ngira ngo mwatangiye gufungura some business ari business ariko ngo wafunguye bro faranga ariko yaryaraje ni business faranga ryaraje ni business sanzwe muri Wood ukora iki se muri Wood wacuzamo ikintu udacujemo amayoga ntabwo basinde bakubitana amacupa cyangwa se nyine ibintu byo anyway ni utuntu ntabwo ari business zirihe ariko njyewe I wish mbona ifuza myaka kuzaba mu business ariko ufite nyine liquor store nziza ntabwo ari liquor store n'akabari karao ikindi ariko njye mfite career man nizi bwubatse am engineer bro wow kandi koko wizi Butare nizi Butare man njye byose wiga na Rusine na ubu kugikwa ujyayo unapana ntabwo njya kugikwa engineer ahubwo ushaka nka supply okay niyo by'imicanga amabuye turabikuzanira wow that's nice Tega reka mbwize ko usibye ko abantu badasenga ariko iyo unywa inzoga ugasambana ubundi ariko kugezamo ugasenga Imana yakumva Ngasarteje mu bwangu ngo ibyo ngibyo byihore ntabwo bishoboka kuri mwisi bro ntabwo bibaho byose ubikoze ariko ukaza gufata time mugasenga kuko igiye mu myaka ya kera usanga na ba Dawidi ubusambanyi bagiraga bigare ba Dawidi uzwageze kwica umugabo w'umugore kugira ngo asigarane umugore ariko agasenga icyo yari afite kirenze yarenzagaho gusenga byarutaga Imana ikabona umutima we cyane yanagize gusenga ibyaha iyo gusenga kwa kuruta ibyaha byawe nta muntu udakora ibyaha okay Rumi tugana ku musozo wagiye tuganiriza ni ku rugendo rwawe cyane cyane naho ugeze kuri ubu n'iterambere katugaruke mu buzima busanzwe n'imyaka ugezemo wumva uzazana umwana mu mago ryari njyewe njyewe future ni ikintu kiri mystery ni ikintu umuntu aba neje mu gitondo njye namuza njyewe neje mu gitondo namuza na pe it depends kuko future man nuvuga ngo present ni gift umuntu aba afite past ni ibintu biba byarangiye yego none future ni ikintu utazi icyo ari cyo neje wamuza uba wumva uzashaka umugore umeze gute cyangwa wujize karite we wifuza umuntu njye nzashaka umugore unkunda bro ntago mvuga ngo umeze gute ufite nyashi ushobora gukora nyashi ukagira igipande kimwe ukagikata ugasigara ruri nyashi igipande kimwe kindi siko nyashi ufite igipande uba usigaye uri nyashi resize cyangwa uba usigaye uri nyashi half nyashi so njyewe ntabwo ngendera ku muntu ukuntu ameze njyewe nkunda umuntu unkunda nzashaka umuntu unkunda nicyo kintu cy'ingenzi kandi cya mbere ngaye ngo urubyiruko Rumi dusoze ariko urubyiruko en general yaba bari muri sinema yaba bari mu rwenya yaba bari mu aba content creator yaba baririmbyi turasabwa nanjye kuba mu bintu bya content creating urumva mu myaka izaza zabikora sure sawa cyane turasabwa iki muri rusange turasabwa icyambere kugira discipline kandi gukora nyine guhoza kuko dufite igihugu kirimo amahoro
opportunities zo ni nyinshi icyo dusabwa nyine no gushyiramo kimwe mana kuko nabonye nta kintu cyoroshye tukarenzaho tukanasenga nyine iyo minota reka ngwize kuri mana niba umuntu ubaye udasenga cyaba harimo akabazo okay mukora ibyaha musenge urakoze cyane yitwa Rwagaju umwe mu banyarwenya bameze neza cyane rwose muri Genesis Comedy kandi bashimira ariko harya ntabwo bafunguye YouTube channel ndayifite ni na monetize nayifite nuko muri na Miss ndi busy ariko nawe nzongera nkora okay ni kose mushinga Baba Star TV show Demstar n'ubwo Baba Star ariko nurombura time ariko n'ibikoresho birahari okay ngaho ijambo rimwe rero ku bakunzi bawe abantu bagusupporting umunsi ku munsi n'abagukunda cyase bakunda n'ibyo ijambo rimwe Imana bamahoro Imana yaguhaye amahoro uzi buriya n'amahoro mu mutima Imana yaguhaye amahoro mana uburenze ibintu byose byarangiye so ndabashimiye cyane ubwo turi kumwe mu bindi biganiro bigiye bitandukanye ni Ngoga TV show twe twatumirwa Rwagaju rumwe kugira ngo tuganire ibintu byose bigiye neza nyarukira kuri comment izo comment zanyu zituma hari ibintu byinshi tugenda twubaka muri kariyeri yacu share man niba ufite umuntu musharinga yirebera ikiganiro amenye byinshi nk'ubu rumwe hari ibintu byinshi atubwiye tutari tuzi tumenye dusobanukiwe sharinga uposting support yanyu iba ari nziza cyane irakenewe kukireba ukagikunda that's nice ariko noneho kugishyira kuri status yawe hari umuntu ushobora kukireba umuntu utazi akagikunda muzane abafite izo business rumizana ku mafaranga natwe tugiye twamamaze mbese muri make tukibungabunga tukisigasire ni ukuri Ngoga TV show ikomeza igenda itera imbere ibintu byose bigenda neza cyane ndetse n'abandi cyane ndabashimiye cyane nshimire PKG ubudufasha umunsi ku munsi wamuye ariko PKG ni muzima cyane afunzemo boko afite inyogosho burankiya no gutakwemo ingofero ngo je nuko umusatsi uri meze nawe ariko arimo ivuze nanjye nifitemo igipikiji so murakoze cyane Imana barinde kuri Ngoga TV show ciao ciao